nizera ko ukomeje kugira ibihe byiza update to the update news update kabisa mu ikipe ya Murera nayo nyuma yo kubona mukeba wayo rwose nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu avuze ati reka dukubure bamwe mu bakinnyi batagize icyo batumarira muri ino season itambutse natwe reka tugire abo dusezerera tubifurize amahirwe masa rwose tubashimire ko babanye natwe. Ikipe ya Rayon Sport rero yatangaje ko yatandukanye n'abakinnyi bagera kuri batanu barimo abanyamahanga bane yari ifite uyu mwaka ndetse n'undi munyarwanda umwe. Rero muri iki gihe umwaka w'imikino wo mu Rwanda warangiye, amakipe yatangiye kurekura bamwe mu bakinnyi itazakoresha mu mwaka utaha w'imikino uzatangira muri Kanama 2024. Ku ikubitiro rero Gasogi United niyo yasezereye abakinnyi bayo biganjemo abanyamahanga, nuko maze ikurikirwa na Gorilla nayo yarekuye abo batazakomezanya. Rero mu gitondo rero cyo kuri uyu wa kane rero ku itariki ya 30 Gicurasi ikipe ya Rayon Sport nayo yatangaje ko yasezereye abakinnyi bagera kuri batanu biganjemo abanyamahanga. Ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga rero zayo, Rayon Sport yatangaje ko itazakomezanya na Youssef Larbe ndetse na Paul Alon Gomis, Arsene Kamara, Agogo, Emmanuel Mvuyekure n'umuzamu Bonheur Hategekimana nawe akaba atazakomezanya n'iyi kipe rwose. Ibi rero bya Bonheur bihita biza byiyongera ku kuba hari amakuru menshi cyane ejo bundi yamwerekezaga mu ikipe ya APR ngo bamaze kumvikana rwose kuba yagendaga akaba umuzamu wa kabiri muri APR akajya inyuma ya Pavel Nzira, cyane ko hari n'abandi bari batangaje ngo n'umuzamu ngo agiye kuri ofisi ya Rayon Sport kuba ngo yakumvikana n'abayobozi b'ikipe kuba Bonheur yakongera amasezerano, ngo nyuma yo kumva ko nyamukandagira imugera amajanja rwose. Kumbe umuzamu byavugaga ko agiye gufata release leta nyine kugira ngo yigendere, byari byo, ari nayo mpamvu ubonye ku rutonde rw'abagomba gutandukana n'ino kipe ya nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu. Muri make rwose ntabwo bintunguye pe, ntabwo bintunguye. Aba bakinnyi babiri ngo ni Agogo Kamara ukomoka muri za Guinea, ni umukinnyi utaragize n'icyo atanga, meme we akaba rero anagiye before yuko shampiyona irangira ku bwumvikane abagiye, ariko nubwo bari bagifitanye amasezerano ubwo ariko nawe yasezerewe officially. Undi mukinnyi ni Gomis, Paul Gomis rwose ababyibuka neza nta n'ibitego bitatu amaze gutsinda rwose, nawe namwe mu bakinnyi baje ngo babataka ngo b'amajigo ariko nabo nta kintu batanze. Ari nayo mpamvu Rayon Sport ifashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka dutandukane nabo tuwacane wazima ugenda amahoro, natwe rwose dusigara amahoro. Rwose akaba agiye ni umwataka, abataka babiri bivuga ko rwose ngo Murera bashobora kuba barabazanye ku bw'injyawuro bagamije kugira ikintu babafataho ariko atari uko bafite ubushobozi. Ibi ngibi nizere ko bibaye isomo, ariko nkeka ko atari isomo kuko Rayon Sport buri gihe rwose nayo ihora yibwa cyangwa se ihora ikorwa mu mufuka pe, kubera ko hari abakinnyi benshi cyane bagiye baza muri Murera ugasanga n'ubundi urwego rwabo ruri hasi, nka ba Sanogo murabibuka, ba Ifunga Ifaso muramwibuka, International Kongore. Rayon Sport nayo rwose hari abantu benshi bayirimo rwose, ikwiye kujyamo rwose igakubura, no mu buyobozi bwabo baba bashaka kuyirya ugasanga ngo bazanye abakinnyi rwose uri kubona ko no muri Bugesera batabanzamo
cyangwa n'iyo bajya muri izo za etenseri badashobora kubanzamo ngo baje gukina muri Rayon Sport. Ntibamenye brand y'ikipe ya Rayon Sport ko ari imwe mu makipe makuru dufite hano mu Rwanda. Rayon Sport ntabwo ari ikipe yo gukoresha tesite, tuvugisha ukuri. Rayon Sport ni ukujya kugura umukinnyi babona ko abikwiye, ari umukino ukwiye kuza akabanzamo. Ibyo byo gukoresha za tesite ni ibyo mu makipe matoya nka za Bugesera, ntabwo ari byo rwose kugira ngo baze kwitoreza mu ikipe ya Rayon Sport. So rero ibi rero bije nyuma y'uko ino kipe irimo kwitegura ku umwaka utaha nyine w'imikino, aho iri gutangira kuvuga nyine ndimo iravuga ku isoko, gusa amakuru ahari ni uko yamaze kuryinjiramo, aho yafunguye imiryango rwose ku bakinnyi bashya nk'uko byemezwa na Perezida Jean Fidele. Abakinnyi bavugwamo ni benshi cyane b'Abagande, harimo nka Milton Kalisa, aperi ngo nange irimo Mugera Amajanja, undi ni Mohamed Shaban, nabo bose ni Abagande bakiri muri KCCA. Openga Kitenga nawe ngo Murera rwose nange irimo Mugera Amajanja, n'abandi bakinnyi benshi cyane barimo abo muri Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu, barimo Rwabuhi Placide rwose nawe ngaraza kuramfurusa muri defense ya Nyamukandagira ya Gikundiro rwose, kuza gusapotinga ngo baye Mabra akagira icyo abongereraho. Nubwo ibi umuntu yabyibazaho, bati umuntu avuye muri kipe adakina aje nanone kwicara ku gatebe, umukinnyi arimo atera imbere cyangwa barimo asubira inyuma? Nibyo kwibaza rwose. N'abandi bakinnyi benshi cyane bavuga muri Murera nka Walter n'igihugu cya Zimbabwe, nawe ngo rwose ngo arimo ngo arifuzwa na Murera, n'abandi bakinnyi benshi cyane n'abanyari n'abakongomani ngo ba Junior kina muri za Vita Club rwose, nabo ngo Murera ngo irimo bagera amajanja rwose. Murera rero nta mikino rwose ikaba imaze kubirukana. N'andi makuru yari buze gusohoka turi buze kugenda tuyabagezaho. Ni Ibyegeranyo Sport Rwanda. Rero komeza ugire igicamunsi cyiza cyangwa se ibihe byiza bitewe n'ahantu uherereye aka kanya.